Mu mwaka w'1914 hari umusirikare w'umunyamerika wavuze ati mfite ibyishimo byinshi kandi iyo nekereje ukuntu mu minsi iri imbere ibintu bizaba ari byiza cyane numva bindenze. Ibyo uwo musirikare yafataga nk'ibyishimo yatunguwe no kwibonera inkuru yari kuzabara imyaka yose yari kumara kiri ku isi. Uyu munsi ugiye kumenya amateka y'intambara wumvishe mu magambo. Icyo usabwa gusa no gutega amatwi ubundi ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi video nk'izi. Tuguhaye ikaze kuri Wumva Ukuri Mr. Mbere y'1914 Uburayi cyangwa Europe bwari nk'isafuriya iri gutogota. Byari bimeze gute? Ibihugu byashakaga ubukoloni muri Afrika na Aziya, kandi buri gihugu cyakoraga intwaro zarimo imbunda, amato y'intambara, ibisasu bya kirimbuzi. Hari ishyari rikomeye muri ibyo bihugu kubera ko buri gihugu cyose cyahoraga cyumva gishaka gukora intwaro nziza zari zigezweho muri kiriya gihe kugira ngo kizahore cyiteguye guhangana n'ibyo bihanganye. Ibi nibyo byahoraga bituma ibihugu bigira amashyari byumva yuko bigomba gukora intwaro zikomeye kugira ngo zizabone uko zizatsinda intambara, kuko intambara yateguwe kera. Ntibyatinze bya bihugu byigabanyijemo ibice bikora icyo twita triple mu Cyongereza. Aya matsinda abiri yari akomeye kandi arebana urwingwe kubera ko yari afitanye ibibazo. Dore uko yigabanyijemo. Itsinda rya mbere ryitwaga Triple Entente harimo Ubwongereza busanzwe bwitwa Britain, hakabamo Ubufaransa nabwo busanzwe bwitwa French, hakabamo n'Uburusiya nabwo busanzwe bwitwa Russia. Hanyuma hari n'irindi tsinda ryitwaga Triple Alliance cyangwa Triple Alliance, harimo Ubudage ubwo dusanzwe twita German, hakabamo na Australia, Hungary, hakabamo n'icyo bita Ubutaliyani, icyo dusanzwe twita Italy. Gusa igitangaje nuko intambara yaje kugera Italy yikura muri rya tsinda ryabo irigomeka. Ivamo ngo kubera ko yari ifitanye ibibazo na Australia, ngo kubera ko yari yarayikabye ubutaka bw'ibihugu byayo. Muri ubwo butaka harimo ubutaka bugera kuri 3 Australia bwose ngo yari ifite, ngo kandi karero abene gihugu ba Italy. Icyo nicyo cyatumye Italy itayikuramo. Nubwo Italy yahise iva muri ibyo bihugu, gusa ibindi byo byarakomeje n'ubundi byo nta kibazo byari bifite, kuko ndakubwira ngo bira bihugu byari bikomeye cyane. Gusa icyo gihe ibihugu byose byari mu cyuho cyo kuvuga ngo umbanze nkukurikize, harabuze ushotora undi ngo intambara yerure. Kera kabaye rero abana bato b'ibihugu bakoze icyo twita gukoza agati mu ntozi. Igihugu cyitwa Bosnia yari yarafashwe na Australia, ariko abanyaserbia benshi bayibonaga nk'igice cya Serbia. Principe nabo bifuzaga gukura Bosnia mu maboko ya Australia. Noneho Franz Ferdinand yari umusimbura w'umwami wa Australia. Kumurasa byabaye nk'ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya ubwo bwami. Uhise wibaza ati ese byahuriye he n'intambara ya mbere y'isi? Icyo gikorwa cyabaye imbarutso, ariko siyo ntandaro yonyine. Ariko reka twibande kuri iyi kuko ariyo yabaye domain. Nyuma yo kurasa Archduke Franz Ferdinand, Australia yahise ishinja Serbia kugira uruhare mu iyicwa rya France. Ihita itanga amabwiriza akomeye kuri Serbia, ariko Serbia yanga bimwe kubikurikiza. Ibihugu byari bifitanye amasezerano yo gufashanya bihita byinjira mu ntambara tayari. Ako kanya Australia yatangaje intambara kuri Serbia kuri 28 Nyakanga 1914. Russia itangira kwegeranya ingabo zo kurinda Serbia. Germany ibibonye ihita itangaza intambara ku Burusiya ku ya mbere Kanama 1914, na Germany ihita itangaza intambara ku Bufaransa kuri 3 Kanama 1914. Kugira ngo igere kuri France vuba, Germany yaciye mu Bubiligi, kandi Ububiligi cyari igihugu kitari mu ntambara. Britain ibibonye ihita itangaza intambara kuri Germany Kanama ku itariki 4 1914. Kubera kurengera Belgium mu cyumweru kimwe gusa, ibihugu byayisanze mu ntambara bivuye kwiraswa cya Franz Ferdinand. Uyu ni nayo mpamvu bavuga ati ngo niyo ntandaro yatumye iyi ntambara iba. Izi ntambara kubera ukuntu harimo intwaro za kirimbuzi byasabye ko bajya mu myobo. Intambara ihita ihinduka trench warfare, kurwanira mu myobo, ari nako abantu bakomeje kwicwa
uko bwije nuko bukeye, ku buryo ku munsi hapfaga abarenga 1000. Intambara yarakomeje bigeze mu mwaka w'1915 nibwo Italy yahise iva muri Triple Alliance bitewe nuko Australia hari ubutaka bwa Italy bari bafite banze kuvaho. Hanyuma Ufaransa n'Uburusiya bwamenye ikibazo kiri hagati y'ibyo bihugu byishize hamwe bifitanye, bwegera Ubutaliyani bubusezeranya ko nibubafasha bagatsinda bazabasubiza ubutaka bwabo. Bacyumva ayo magambo bahise bavamo vuba na bwangu. Bura nta gihugu cyangwa ubutaka, noneho iyo hiyongeyemo ngo ni igihugu n'ubutaka bwabo, byabaye nko koronsoro wabyukaga. Noneho Abadage batangiye kurasa amato y'ubucuruzi bakoresheje submarine. Icyo gihe amato menshi yararohamye, gusa noneho icyo Ubudage butari bwiteze cyahise kivuka. Mbere yuko nyigeraho, reka mbanze nkubwire uko Amerika yinjiye muri iyi ntambara. Buriya Amerika ikunda gukoresha amayeri kugira ngo izaze ifate mu mugongo w'igihugu gifite intege nke, dore uko byagenze. Mu 1917 nibwo Ubudage bwatangiye kuroha amato ya Amerika mu nyanja, kandi ayo mato yabaga yikoreye intwaro, ibiribwa n'ibikoresho byari bikenewe gufasha bene wabo. Ariko murabizi ko nta kintu cya Amerika cy'ubone kibaho, babaga bari kubaguriza, kandi ibyo bihugu byari bimaze kubagiramo imyenda myinshi cyane. Ubwo rero Ubudage bwarasaga amato ya Amerika, USA yabibonaga nko kubendereza, ariko ikihangana igatuza. Rero Ubudage bwaje gukora ikosa, bwoshya Mexique ngo itere Amerika. Abasezeranya yuko nibatsinda bazayigarurira Texas, Arizona na New Mexico. Ubutumwa Britain yabushikirije Amerika imeze nk'aho ibasabye ngo baze kuyifasha. Ikibusoma yahise irakara, yumva ko kudakubita imbwa byorora imisega, iba yinjiye mu ntambara gutyo. Mu 1917 nibwo Amerika yahise itangaza ngo yinjiye mu ntambara ku mugaragaro, ije gufasha Ubwongereza n'Ubufaransa, ariko yaje ifite amaraso ashyushye. Urabyumva, yari ije nyuma, kandi yari ije intambara imaze hafi imyaka 3 bakiri kurwana. Urumva yo yaje ifite amaraso ashyushye. Amerika ikimara kwinjira yohereje abasirikare barenga 2 miliyoni mu Burayi, iha Ubufaransa n'Ubwongereza intwaro nyinshi, ibaha ibiryo, amafaranga menshi yo gukomeza intambara. Ingabo z'Abanyamerika zari nshya pe, zifite imbaraga, mu gihe Abadage bo bari batangiye kunanirwa cyane. Mu ntangiriro z'1918 Ubudage bwagerageje kugaba igitero mbere yuko Abanyamerika bagera ku rugamba. Iki nicyo gitero cya nyuma bari bagabye, kuko babanje no gutsinda ahantu hamwe, ariko baza kunanirwa baratsindwa, kuko ahantu hose Amerika yari kugenda ihagera ihangana n'Umudage. Ubwo Abadage bari bamaze kunanirwa, niko umwami wari uriho icyo gihe witwaga Kaiser Wilhelm yahise ahunga igihugu aragita. Ubudage bubona ko gukomeza intambara bitagishobotse, bwemera kumanika amaboko. Ku itariki 11 Ugushyingo 1918 nibwo intambara yahagaze. Ako kanya amayeri ya Amerika yasaga nkaho agezweho, no gukomeza kwigaragaza nk'igihugu cy'igihangaje byari biri gutangira. Noneho rero mu 1919 nibwo wavuga yuko abatsinze bicaye mu Bufaransa bajya gufatira ibyemezo Ubudage, aribyo twita Versailles Treaty. Yabereye mu Bufaransa, harimo Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza n'ibyo bihugu byari biyoboye icyo gihe. Ubwo abahwina bicaye mu Bufaransa bafatira ibihano ibihugu byatsinzwe Versailles, yari amasezerano yagaragayemo kwigiza nkana ku batsinzwe n'intambara, hafatirwamo n'ibihano bikakaye ku Budage, dore ko ari we kabitera wa byose. Ayo masezerano ugiye kumva yagoye Umudage ku rwego utabasha kwiyumvisha, kuko yamusize mu bukene, amutera ipfunwe ku isi yose. Hanyuma rero amategeko n'ingingo n'ibihano byari bihanzwe ibihugu byatsinzwe, ndavuga cyane Umudage, yaramugongaga cyane kugeza naho basinye bagira ngo babikize, ariko batanye imigambi kandi itari myiza, ari nabyo byaje gutuma Adolf Hitler yihorera, bikurura intambara y'isi ya kabiri. Dore bimwe mu bihano byafatiwe Umudage, harimo kwemera ko aribo bateje intambara y'isi, kwishyura amafaranga menshi y'indushyi y'akababaro asaga biliyoni 132 z'Abanyamerika. Ni amafaranga menshi cyane pe. Barongera bati mugabanye ingabo z'igihugu n'intwaro zikorerwa mu gihugu cyanyu. Babakuyeho ibihugu byose bakoronije, icyo gihe hariho u Rwanda n'u Burundi, nuko twisanze mu maboko y'Umubirigi. Ayo masezerano yasize Ubudage bucitse intege, bwarasuzuguritse, buri mu bukene bukomeye. Ibi bihugu byakomeje kwirara,
byibagirwa yuko umudage atanoga. Niyo wamuhonda gute hashize imyaka veni yonyine habayeho ikintu batateganyaga ubwo haje umugabo wazengereje isi mu gihe gitoya. Urarikiwe kuzumva intambara y'isi ya kabiri mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze kubana nanjye, yarengeye mvugo ivuga ukuri ku bufatanye na Umva Ukuri Mr. Iyo niyo YouTube channel yacu. Ushaka kudushigikira niwo watwandikira cyangwa ugakora subscribe. Ciao ciao.